gusa abantu wenda bashobora kuvuga ngo nkoresha izindi mbaraga. Ushobora kugenda ugaheza bigasa nyine ukagwa, nako nyine ugenda ugira gake gake. kuko iyo ugeze gutya naguka. Kurya byageze ku ntera yatumye nanjye nshyiramo n'abanjye nibyariye. Ndabasuhuje kandi mbifuriza ikaze kuri Talent TV, televiziyo yanyu, televiziyo ishobora guhindura ubuzima bwawe. Nditewe Neste nisingizwe. Impamvu uyu munsi mubona mpagaze aha ngaha nkaba mfite iri gare ry'ipine rimwe, ushobora kwibaza uti byagenze bite. Uyu munsi tugiye muri cyo bita talent, impano ya yindi nyine y'umwimerere, kubera ko abantu bakora ibintu ngiye kubabwira ntabwo ari buri wese, ariko umuntu wese abyiza ari muto yabimenya. Turi i Kanombe tugiye gusura ikipe yitwa Le Cirque du Soleil. Ni ikipe irimo abana, abahungu n'abakobwa, ariko bakora ibintu benshi bafata nk'ibitangaza. Tugiye rero kureba uburyo bakina, udukoryo bakora, ndetse nawe udukurikiye niba uri umwana ube wabasha kubagana birashoboka. Niba uri umubyeyi ubasha kuzana umwana wawe nawe baramwakira bakamutoza kugira ngo nawe azamuke, kandi bafite byinshi bazageraho, byaba mu buryo bw'ubumenyi, discipline, gutera imbere, guhura n'abantu ndetse n'amafaranga, byose birimo. Ni mu kanya gatoya tukareba bano bantu dukoryo bakora, ngira ngo tumwe yatangiye kutubona, ariko ndababwiza ukuri ko ni ibintu binejeje cyane. Mbahaye ikaze ntimujye kure. Uyu munsi ni talent, impano ariko zazindi z'umwimerere.
Amazina yanjye ni Uzamukunda Aline, mfite imyaka 15. Icya mbere no kwanza ukitinyuka kumva nyine ko ibintu byose ubishoboye. Icya kabiri nyine bisaba kuba ufite equilibre, kinini ukabumva bifite nyine umuhate umva ko nyine ibintu byoroshye. Nakabuza nyine birakunda. Bisaba kugenda nako ushobora kugenda ugaheza bigasaba nyine ukagwa. Nako nyine ugenda ugira gake gake. Umugerayo ntuheze ukongera ukagaruka kandi ntubwo. Bisaba nyine imbaraga mu maguru ukabigenza gake nyine.
Witwa nde amazina yawe yose? Nk'inshuti Raverine. Natangiye mfite imyaka 3 none ngifite 9. Umugozi ushyira hagati y'ino. Ukageza ugenda. Wagwa ukatuwufungana gutya hanyuma nubwo. Kuko iyo ugeze gutya nagugwa. Uzamura ukuboko wagenda gutya ukongera ukagaruka. Byose ndabikunda. Umwihariko wawe ariko bakuziho kugenda ku mugozi.
Amazina yanjye ni Uwiragiye Aisha. Njyewe iyi nkoni narayitoje, gusa abantu wenda bashobora kuvuga ngo nkoresha izindi mbaraga, nta mbaraga zisanzwe nkoresha. Nuko nitoje. Iyi ni peteroli isanzwe buri wese akoresha mu rugo, acana imbabura, ahanaguza irange ryagiye ahantu. Iki ni ikibiriti cya kintu ugura muri botike 30. Urarasa ugacana. Igitandukanye nuko iyi nkoni ari icyuma. Kuwukoraho gutya mu ntoki bisaba ngo ukore izi witonze, ntabwo ari uhita ufata gutya kuko washya. Dufite umubiri ntabwo dufite ibyuma washya. Rero ibanga ryo mu kanwa ryo ni irindi ugomba kuza kuryiga, niwo mwihariko wanjye mfite.
Queen. Mwese Queen ufite imyaka ingahe? 10. Nabigiyemo mfite imyaka 9. Bumaze umwaka umwe ubikora? Ndurira nyine nuko bisanzwe nkanyonga wirinda kugenda ugira amaboko ugira gutya nyine ukagenda urambaye amaboko ahantu hamwe. None se ababyeyi bawe ntago bavuga bati bino bintu biteye ubwoba ntuzabigemo wenda bakakubuza? Oya. Bajya bakubona ubikina se? Bakubwira ngo iki? Baravuga ngo nzakomerezeho. Nitwa Mitsindo Viateri, nkaba nigiye mutoza mukuru wa Rwanda Cirque du Soleil, ariyo y'ikipe y'abana bakiniye imikino ya cirque mwabonye abenshi bazi ku izina rya acrobacy, akaba ari nanjye wabashinze, ari njye mbatoza, ari njye mbakurikirana buri munsi. Iyi mikino narayikinnye nkiri umwana kuva muri 85 mfite imyaka 4-5, ndabikina cyane bigezeho nza kurera ndavuga ni maze gukura ntiyari urwego nshobora kugeraho nkafasha igihugu nkagira umusanzu wo kwigisha. Imikino dufite harimo equilibre niyo ifite umugabane munini ko harimo bari abana bagendera kuri balance y'urubaho n'agatiyo, harimo barabagendera ku magare y'ipine rimwe ni equilibre, harimo ugendera ku mugozi nayo ni equilibre, hakazamo irindi shami rya jongle cyangwa se twita imbusanyamisamire mu rurimi rw'ikinyarwanda, kuri batera utuntu batubusanya amaboko bagenda babisama n'imbusanyamisamire, aribo basama ibyuma basama amadenesi bafana bira bitufu bira bijongle binini. Ngo tukagira n'indi mikino y'umuriro, umukino w'umuriro uburyo umuntu ashobora kuwukina, tugafitemo n'umukino wa gymnastique, amapiramide, kuriranaho ibintu by'urupango. Iyo yose ni imikino dufite hano kandi twizeye ko abo tuyigisha bayumva bakayikunda cyane. Narabanje niyumvishamo ko niba ngiye gukora ibintu bizaramba ari ukurerera igihugu, ndavuga reka niyambaza abana bato cyane, hanyuma kugira ngo twizere ko igihugu cyacu imbere aho tuzaba tugana zaba hari uwo mukino cyane. Niyo mpamvu rero negereye abana bato cyane guhera ku myaka 3, buriya n'abari abakuru bakuriye muri iyi kipe, negera ababyeyi babo ndabanza mbereka ibyo nkora ku buryo byageze ku ntera yatumye nanjye shyiramo n'abanjye nibyariye, kugira ngo abo bana bereke abandi bana yuko uwo muco uri mu bantu bakiri batoshaho kuzamukana kugira ngo tugire abakinnyi b'abahanga bakomeye cyane. Icyo nasaba abakunzi bacu cyangwa se abadukurikiye nuko mwadutera inkunga kugira ngo turusheho kugera hose, turusheho kwaguka, turusheho gukora ibitangaje biruta ibi, kuko urabona nk'ubu umwana aragendera ku mugozi wa 10 kandi yabasha kugenda muri 100. Mwabonye bari abahetse umwana ku igare, dufite abakobwa bagera mu 10 babizi, ariko kubera ko tuba dufite ubugare 3, 4, 5, urumva abakobwa bari 2 bari 3 n'abahungu 3, usanga abandi impano yabo babuze uko bayigaragaza. Niyo mpamvu rero tubonye ubwo bushobozi nabo baterankunga n'ibyo bikoresho, abo bose buri wese ajya avuga ati igikoresho cyanjye ndagikoresha neza kandi ndagikoreraho imyitozo myinshi. Nk'ubu y'abana 100 baje kwiga amagare 5 dufite 6 dufite, ntago babasha kwidagadura bihagije. Reka ngushimire cyane ku mwanya uduhaye, kandi mukomeze mutere imbere, mwaguke muteza imbere impano z'abanyarwanda. Murakoze cyane Talent TV, turabashimira, Imana ibahe umugisha, mukomeze mutube hafi, bityo tuzamurane, tuzamura igihugu cyacu n'abana bacu. Ndabashisabira umugisha ku Mana, Imana ibaduhere umugisha cyane. Turabakiriye rwose. Murakoze.